Guca inyuma ni byiza. What? Yego, guca inyuma ni byiza kubera ko abakobwa badaca inyuma abasheri babo buri gihe abo bakobwa bahora ari abakene. Oh my god. Ushatse kuvuga ko abakobwa baramutse badaciye inyuma nta kintu bakwigezaho? Yego niko bimeze nyine. Icya mbere, abakobwa bose ntabwo bari mu rukundo ndetse ntabwo abakobwa bose bafite icyo bakorana n'abasore cyangwa se ntibagirana umubano n'abasore. Ikindi kandi, abakobwa benshi bafite utuzi twabo bakora ku buryo atari ngombwa nyine ko bagira ibyo bahora bakeneye ku basore. None se ni ukubera iki nta mukobwa ukundana n'umusore w'umukene? Barahari. Ngo hari abakobwa bakundana n'umusore nta kintu bamukurikiyeho, mbese icyo bitayeho gusa ari uwo musore bakundana. ibyo ni mu mafilime gusa. Buretse gatoya, ni ibiki byakubayeho? Kubera ko kuba bavuga ko ngo hari abakobwa bakurikira amafaranga ku basore ntabwo biba bisobanuye ko ari abakobwa bose nyine. Oya, bose ni kimwe. None se ni ukubera iki ngeneye yakora biriya bintu? Oh, ndabyumva. Erega ugomba kumenya ko isi yose atari wowe izengurukaho. Ibyakubayeho ntabwo biba bisobanuye ko byabaye no ku bandi. Ndabizi na Vespera wawe akundana n'abandi bahungu, nuko wowe udashaka kubyemera ahubwo. Rekera aho ngaho, Vespera wanjye wimuzana muri ibi bintu. Ugomba kwakira ko ngeneye wawe yakwanze, bityo kuba yikundira abandi basore cyangwa se undi musore ntabwo bisobanuye ko aguca inyuma kuko ntabwo mukundana.